Amakuru y'inaha kobwa amakuru yawe jewe muvugana ni umunyamakuru w'Inkuba TV 35 uranzi tubuto se batwita ngo ikirimo iyi moto buri ayitwa Hybrid we witwa ngukise yarukundo rero kwe turabanza kugenda dutembera tugushaka amakuru y'uburyo ibigori byarezemo uburyo muri kubona umusaruro ureba ibigori byararunze urareba n'ingudo ni uduce twagiye dusarura byararunze ndetse ntabwo tubibona hano urabona basanga ibigori hano twamitse ariko byararunze mwene ibi ngibi babyita ngo iki mbona bisa umuhondo iyi mbuto yitwa ngo iki ko ndeba isa umuhondo iyi mbuto rero yitwa nyirakagori se biraribwa se cyangwa ni iby'inkoko gusa oya ko ndabona gisa umuhondo tu oya iraribwa shaka bona ibintu ayidanje ngiye nyine banzi izina rya Robert murere Inkuba TV 35 urumva rero icyo turi gushaka tubwire ubuzima mubayemo tube twabasha kubafata urareba rero igihe ni ikizuba ariko guhinga ntabwo twari twageze igihe ubu nitujya guhinga tuzagira dore nk'ahariya twarunze ifumbire ariko uyu mwaka wararunze sinzi ko mu wundi mwaka uzaza hari igice twahinga iki kintu uri kuvugiraho urakizi iki nibwo bwa mbere iyi ngiyi bayita mikorofone ubu ngubu uraza televiziyo urazizi reka hano ko nta televiziyo reka ubu ngubu tuvugana uraza kwisana kuri televiziyo wigira ubwoba wigenga mwese nibyo mwamuje kubaza abantu kugira ngo bashyire kuri televiziyo twe icyo dushaka kugira tubafashe reka de hafatanye ku